King ni amahoro musa ndakwemera mwana nyuma y'igihe kirekire utagaragara mu bitaramo ugiye kuzenguruka intara na MTN wacu muzika abakunzi bawe nicyo wabwira twaturimo twakira tw'urukundo cyane nicyo warukumbuye burasisi byose akazi kabaye kenshi niyo mpamvu wari usa naho wabuze mu bitaramo ariko cyane uko ubuhenze nicyo cy'ingenzi ego intara zose rero tugiye kuzijyanamo ni igiki cy'ingenzi cyo gutegereza kuri James cyangwa uko nari mbivuze nyine mbese bigacika yego ufite track iri hanze yitwa Moana abantu bayakire gute neza ni sawa akaririmba ko bazanayibona okay asante James festival uba wumva ko bizakorohera kufatisha babafana kugira ngo uzajye uva kuri stage bagiye gutaha ariko wumva bakinyotewe no kukumva ibyo ni byo gutegereza tukareba ntabwo nahita amenya icyo nabivugaho ariko ndabizi bazajya bahari mu gihe cyose urakoze nawe bite gahunda igeze hehe no bwa mbere yabaye ntuzi icyo kibazo nayo ngenge biranze mubaniye neza ikibazo umukwe n'iryaje ni ku cyifuzo cy'umufana aragira ati kudashaka gahunda igeze he harabura iki amafaranga yarabonetse ariko icyo navuga cyo nuko muri rusange igihe kizagera ahubwo maybe ni nk'igihe kiba kitaragera umukunzi arahari igihe kizagera nabyo mbibabwira James nuko yavuze niwe muhanzi mukuru ariko ntabwo akunze kujya utarama mu ntara cyane uretse nko muri zino event niziba zabaye like nko matora wagiyeyo ariko mu ntara ntabwo akunze gutarama cyane nk'abandi bahanzi akaba ni umuhanzi mukuru navuga ko bizigiye nkuko nigeze kubikomezaho nyine rero mbona gutegura imyaka 20 zuzura umwaka utaha nkaba nateganya world tour cyangwa kuzenguruka imijyi myinshi y'Uburayi no muri Amerika na Canada so nkagaruka rero igitaramo cyane nagikorera mu Rwanda nari maze n'igihe kinini nta gitaramo muri Kigali so urumva ko ni ibintu ikintu kimwe kigendanye kiri gutegura ikindi kandi ko bizagenda neza ni ibitaramo giye gukora mu gihe no gushanga indirimbo nshya ni indirimbo iri kuri album ya 9 album yo bigezeho ibijyanye no kwitegura byo byararangiye usibye utuntu duke na duke umuntu abagenda shyira hamwe kugira ngo nyine bitange umusaruro uko umuntu wifuza ariko navuga ko ibindi bisanzwe byo byararangiye dushobora kumva imyaka 20 tukumva ni mu mibare umuntu akumva ni mike ni imyaka 20 yaranzwe n'iki muri urugendo habaye n'ibyiza n'ibibi cyangwa ibyiza byarutse bibi cyangwa ibi byarutse byiza ku ruhande rwanjye nibaza ko ibyiza byarutse bibi ari nacyo nshimira nyine cyane cyane n'abakunzi banjye muri rusange twagumanye mu myaka yose nanjye sinasinzire nagerageje ko nshoboye rero nibaza ko ni iby'agaciro muri rusange kimwe mu byo abantu benshi bakuziho ni indirimbo zo mu myaka 10 ishize iyo ziteye abaturage baraguka bakikiriza uyu munsi kuri playlist uzajya wita kuki kuko kuvuga ngo ndasoza bino bitaramo abantu nyine bari muzavanye ndashaka kugerageza kuvanga indirimbo zituje n'izibyinitse kuko ari igihe kenshi tujya mu gitaramo bitewe n'uko nyine vibes ziba zihari muri rusange abantu bashaka kubyina hakaba hari indirimbo zituje utashyiramo ariko hari abantu baje mu by'ukuri nazo bashaka kuzumva ni kugerageza kuzareba ibyo bintu nzabihuza kugira ngo stage zanyu bari nziza birumvikana kandi ivangiye n'ibintu byose James niho uzajya closing show biri muri contract mwagiranye yego biri muri contract ko muzabikora uzajya closing ku ruhande ngo mbice ku ruhande ngo bimbajije kuko bize so biri mu byo mwamwagana James uzajya usoza ibitaramo ariko hamwe mu bantu muzagera harimo na Rusizi ni hamwe mu bantu wifuza kuzataramira muri karere yawe none ugiye kujya kuri MTN wanagejeje we no kwategura ibitaramo cyo bita ariko biranga umunsi w'amufana wo gutegereje imyaka yose agiye kubona hari Rusizi bizaba bitegurwa nibyo ngo nzasaba igihe kinini kugira ngo nisanzure rimbane n'abantu nk'icyo gihe cyose cyagishize tubitegereje nzasaba igihe kinini kugira ngo bikore uko bitekereza mu minsi yashize hanze indirimbo wakorewe na package ariko akaba atari indirimbo ya mbere mwari mukoranye package musana gute nk'umuproducer mumaze gukora indirimbo zirenzemo
afite talent kandi ibyo akora arabikunze. Ni ibintu bike akenshi ugenda ukorana n'umuntu ugenda umwereka yenda n'ibishobora guhinduka, ni utuntu duke nyine umuntu wese aba agomba gukomeza kwikoraho kuri kariyeri ye, ariko nibaza ko ubundi ni umuproducer mwiza kandi nibaza ko azagenda akora ibintu byiza cyane abantu bazagenda babibona. James, ushobora kuba wizera cyane mu maproducer bashya. Mamba tuganira yambwiye ko yatuga byo no kwicara nawe kuko yatangiye kare yatemera ko muzanahura. Mamba we guhura kwawe nawe ukahita umuha amahirwe yo kwendera nk'iriya Ride and Die niba nibuka neza ni kwa gutetekinga cyane kugira ngo uha abana bayamaraso make nyine ubinjize mu kibuga nabo. Urumva buriya akenshi hari ikintu utagomba kwibagirwa, nanjye nafashwe ukuboko nawe yari n'umuproducer, rero kuba nagira ikintu nafashe umuproducer yitwa Kelly nawe wankoreye indirimbo muri 2006 ari nayo mpamvu nziziza imyaka, so navuga ngo rero akenshi ngiye birangiza iyo mbonye nk'umuproducer ufite ikintu cyiza nkumva aricyo namufasha. N'abandi babona nta kintu ndabikoraho kuko bajya bazinyoherereza, wabona ari nko n'ibitarahera igihe kuko ntabwo indirimbo zose nazisohorera rimwe, ariko binezeza umutima iyo mbonye mfashe umuproducer bityo abantu bakamumenya agatangira gukorera amafaranga. Tugana ku musozo abantu bati zana talent na n'uyu munsi ntabwo twongera kubona undi muhanzi mushya usinyisha, harabura iki? Navuga ko umushinga usa n'uwabaye uhagazemo kubera ko nabonye hari byinshi ngomba gukosoraho, cyane ko yaba platform nini, ariko no mu buryo bw'imikorere yayo nanjye ubwanjye nabonaga ko ari igomba gukosoka, ariko navuga ko ntagira igihinduka. Ni imyaka 20 ugiye kwizihiza, ariko hariya muri bagenzi barimo abagiye kwizihiza imyaka 5 bumva ko ubakubye 4. Ni nk'iki cyagufashije muri iyi myaka kugira ngo wimaze ukiri on top, wumva ko ugiye kujya muri bino bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival uri n'umuhanzi mukuru? Ni iki cyagufashije ku buryo nabona abahanzi batoya wabwira uti muzabigenze gutya na gutya kugira ngo iyo myaka 20 izajye kujyana muri on top nk'uko ngo bimeze? Kugeza ubu ndabona bari kubikora, bari gukora ibiki? Bari gukora ibintu byiza kandi bari guhozaho, so indirimbo nyinshi zishoboka, mbese bari guhozaho kandi bari kujyana n'igihe. Navuga ngo niba bikomeza n'ubundi nta kizatuma batagera muri iyo myaka banayirenze yewe. Icyo nababwira gusa ni courage. James, mukanya dupostinga ku mbuga nkoranyambaga za Bigezweho TV, hari umufana uhise uvuga ati mutubarize James ati urungano ko ruri kumusiga. Ikaze kuri Voice Official 250. King ni amahoro musa, ndakwemera mwana. Nyuma y'igihe kirekire utagaragara mu bitaramo ugiye kuzenguruka intara na MTN Wacu Muzika, abakunzi bawe nicyo wabwira? Turimo twakira tw'urukundo cyane, nicyo warukumbuye? Akazi kabaye kenshi niyo mpamvu wari usa naho wabuze mu bitaramo? Ariko cyane uko ubuhenze nicyo cy'ingenzi. Ego, intara zose rero tugiye kuzijyanamo, ni igiki cy'ingenzi cyo gutegereza kuri James? cyangwa uko nari mbivuze nyine Yego, ufite track iri hanze yitwa Moana, abantu bayakiriye gute? Neza, ni sawa, kandi nuko ko bazanayibona. Okay, asante sana James. Gite gahunda igeze hehe? No bwa mbere yabaye ntuzi icyo kibazo nayo ngenge biranze. Mubarire neza ikibazo. Umukwe n'irijyana. Ni ku cyifuzo cy'umufana aragira ati kudashaka gahunda igeze hehe, harabura iki? Amafaranga yarabonetse ariko icyo navuga cyo nuko muri rusange igihe kizagera, ahubwo maybe ni nk'igihe kiba kitaragera. Umukunzi arahari? Igihe kizagera nabyo mbibabwira. James, nk'uko yabivuze ni wowe muhanzi mukuru, ariko ntabwo akunze kujya utarama mu ntara cyane, uretse nko muri zino event nizo zabaye like nko mu matora wagiyeyo, ariko mu ntara ntabwo akunze gutarama cyane nk'abandi bahanzi. Akaba ari umuhanzi mukuru muri iyi festival. Uba wumva ko bizakorohera gufatisha ba bafana kugira ngo uzajye uva kuri stage bagiye gutaha ariko wumva bakinyotewe no kukumva? Ibyo ni byo gutegereza tukareba. Ntabwo nahita menya icyo nabivugaho, ariko ndabizi bazajya bahari mu gihe cyose.
Murakoze nawe. Navuga ko bizi igihe nkuko nigeze kubikomezaho nyine rero mbona gutegura imyaka 20 zuzuye umwaka utaha. Nkaba nateganya World Tour cyangwa se kuzenguruka imijyi myinshi y'u Burayi no muri Amerika na Canada. So nkagaruka rero igitaramo cyane nagikorera mu Rwanda. Nari maze n'igihe kinini nta gitaramo muri Kigali. So urumva ko ni ibintu ikintu kimwe kigendanye kiri gutegura ikindi kandi ko bizagenda neza. Ni ibitaramo ugiye gukora mu gihe uretse no gushyira indirimbo nshya, ni indirimbo iri kuri album ya 9, album yo bigezeho ibijyanye no kwitegura. Ibyo byararangiye usibye utuntu duke na duke umuntu abagenda ashyira hamwe kugira ngo nyine bitange umusaruro uko umuntu awifuza. Ariko navuga ko ibindi bisanzwe byo byararangiye. Dushobora kumva imyaka 20 tukumva ni mu mibare, umuntu akumva ni mike. Ni imyaka 20 yaranzwe n'iki muri urugendo, habaye n'ibyiza n'ibibi cyangwa ibyiza byarutse bibi cyangwa ibi byarutse byiza? Ku ruhande rwanjye nibaza ko ibyiza byarutse bibi, ari nacyo nshimira nyine cyane cyane n'abakunzi banjye muri rusange twagumanye iyo myaka yose. Nanjye sinasinzire nagerageje ko nshoboye, rero nibaza ko ni iby'agaciro muri rusange. Kimwe mu byo abantu benshi bakuziho ni indirimbo zo mu myaka 10 ishize iyo ziteye abaturage baraguka bakikiriza. Uyu munsi kuri playlist uzajya wita ku kipe yo kuvuga ngo ndasoza bino bitaramo abantu nyine bari muzavanye? Ndashaka kugerageza kuvanga indirimbo zituje n'izibyinitse kuko ari igihe kenshi tujya mu gitaramo bitewe n'uko nyine vibes ziba zihari muri rusange abantu bashaka kubyina. Hakaba hari indirimbo zituje utashyiramo ariko hari abantu baje mu by'ukuri nazo bashaka kuzumva. Ni kugerageza kuzareba ibyo bintu nzabihuza kugira ngo stage izajye ari nziza birumvikana kandi ivangiye n'ibintu byose. James ni wowe uzajya closing show biri muri contract mwagiranye? Yego. Biri muri contract ko muzakora uzajya closing ku ruhande ngo mbice ku ruhande ngo bimbajije kuko bize. So biri mu byo mwamwagana. James uzajya usoza ibitaramo ariko hamwe mu hantu muzagira harimo na Rusizi. Ni hamwe mu hantu wifuza kuzataramira muri karere yawe none ugiye kujya kuri MTN. Wanagejeje we no kwategura ibitaramo cyo bwita ariko biranga. Umunsi w'amufana yo gutegereje imyaka yose agiye kubona. Hari Rusizi bizarutegura. Umuryango nzasaba igihe kinini kugira ngo nisangure rimbane n'abantu nk'icyo gihe cyose cyagishize tubitegereje. Nzasaba igihe kinini kugira ngo mbikore uko mbitekereza. Iminsi yashize hanze indirimbo wakorewe na Package ariko akaba atari indirimbo ya mbere mwari mukoranye. Package musobanura gute nk'umuproducer mumaze gukora indirimbo zirenze imwe? Afite talent kandi ibyo akora arabikunze. Ni ibintu bike akenshi ugenda ukorana n'umuntu ugenda umwereka yenda n'ibishobora guhinduka. Ni utuntu duke nyine umuntu wese aba agomba gukomeza kwikoraho kuri kariyeri ye. Ariko nibaza ko ubundi ni umuproducer mwiza kandi nibaza ko azagenda akora ibintu byiza cyane abantu bazagenda babibona. James ushobora kuba wizera cyane mu maproducer bashya. Mamba tuganira yambwiye ko yatuga byo no kwicarana nawe kuko yatangiye kare yatemera ko muzanahura. Mamba we guhura kwawe nawe ukahita umuha amahirwe yo indirimbo nk'iriya Ride and Die niba nibuka neza ni kwa gutetekinga tara cyane kugira ngo uha abana aba maraso make nyine ubinjize mu kibuga nabo. Urumva buriya akenshi hari ikintu utagomba kwibagirwa. Nanjye nafashwe ukuboko nawe yari n'umuproducer. Rero kuba nagira ikintu nafashe umuproducer yitwa Kelly nawe wankoreye indirimbo muri 2006 ari nayo mpamvu nziziza imyaka. Navuga ngo rero akenshi ngiye birangiza iyo mbonye nk'umuproducer ufite ikintu cyiza numva ari cyo namufasha. N'abandi babona nta kintu ndabikoraho kuko bajya bazinyohereza wabona ari nko n'ibitarahera igihe kuko ntabwo indirimbo zose nazisohorera rimwe ariko binezeza umutima iyo mbonye mfashe umuproducer bityo abantu bakamumenya agatangira gukorera amafaranga. Tugana ku musozo abantu bati zana talent na n'uyu munsi ntabwo twongera kubona undi muhanzi mushya usinyisha harabura iki? Navuga ko umushinga usa n'uwabaye uhagazemo kubera ko nabonye hari byinshi ngomba gukosoraho cyane ko irabaye platform nini ariko no mu buryo bw'imikorere yayo nanjye ubwanjye nabonaga ko ari igomba gukosoka ariko navuga ko ntagira igihinduka. Ni imyaka 20 ugiye kwizihiza ariko rero muri bagenzi barimo abagiye kwizihiza imyaka 5 numva ko ubakubye 4. Ni nk'iki cyagufashije muri imyaka kugira ngo uwimaze ukiri on top wumva ko ugiye kujya muri bino bitaramo bya MTN Nacu Music Festival uri n'umuhanzi mukuru? Ni iki cyagufashije ku buryo nabona abahanzi batoya wabwira uti muzabigenze gutya na gutya kugira ngo iyo myaka 20 izajye kujyana muri on top nk'uko ngo bimeze? Kugeza ubu ndabona bari kubikora
bari gukora ibiki? Bari gukora ibintu byiza kandi bari guhozaho indirimbo nyinshi zishoboka, mbese bari guhozaho kandi bari kujyana n'igihe. Navuga ngo niba bikomeza n'ubundi nta kizatuma batagera muri iyo myaka banayirenze rero. Icyo nababwira gusa ni kuraje. James, mu kanya dupostinga ku mbuga nkoranyambaga za Bigezweho TV hari umufana uhise uvuga ati mutubarize James ati urungano ko ruri kumusiga